nkora akandi kazi nakoze i Nyarutarama muri restaurant mu kabuga ka Nyarutarama, nahembwaga 3,000 muri restaurant. Yari umukecuru w'umudivantiste, ndabwa nifite ibikomere bibiri. Ati bihe mwana wanjye, ni cyambere ni cy'ubupfubyi. Ati cyo ngiki Imana izagikiza. Ati cya kabiri, ndabana iyo ndebye ubona nzahaga umuceri, undebye ubona erega twawuryaga rimwe mu mwaka tukawurya kuri Noheli cya kubunani, nabwo ntituwuhage. Arambwira ati cyo sinzagisengera, icyo nzakivura ntuzakivura gute. Ahita ahamagara umukozi wo mu gikoni, nanjye ampamagara izina ry'icyo igihe cyose kigira izina ryacyo. Ubu ntiwarinye taribu yagutwara. Ntabwo iyi imvura iguye umubyeyi yiyerekezaho. Umubyeyi arwana no kwerekeza ku mwana. Reka mbahe buno buhanuzi, uyu mwaka ntuzagira ubwoba ryo guhinduka kw'ikirere. Uguhetse afite umutaka, uguhetse afite umutaka, uguhetse afite umutaka, kandi impamvu yo kuwugendana ni wowe. Uwizeye ko atazanyagirwa kubera umuhetse afite umutaka natere haleluya. Bene da, uyu muyaga ninde mukingiye? Mwigeze mubona ndikingira umuyaga? Muri make kugenda na kano kantu si inyungu zanjye, ni inyungu z'uwongize gute. Reka mbabaze ikibazo, uyu mwana uri mu mugongo ntwikiri, ntamukweretse wamenya uko asa? Mubwire ngo Imana yarabaduhishe, niyo mpamvu batubuze. Urugo rwawe Imana yaruhisha abarozi. Ariko mana baba barakwisha, ariko Imana yarabaguhishe. Bakubuza uhari, baragushatse bakubura uhari kubera ko Imana yari gutwikiriye. Reka mbabwire ngo mu myandikire iyi nteruro itararangira bashyiramo icyo bita gasobanura iki. Iyi nteruro irangiye babigenza gute? Mu mpera ikazuba ngo ntakagira ushyira akadomo ku buzima bwawe, bajye bashyira hakitse ibiri inyuma ntabyo bazi. Uziko n'uwakubyaye atashyira akadomo ku buzima bwawe, ugashyiraho n'umwe, ni Kristo wenyine. Ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana. Some mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, dukoresha umwanya ungana n'uwo dufite, kandi ndabizi ko Imana irakora icyo yagambiriye gukora. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 46, turasoma duhereye ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Yesaya 46 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Haravuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Nijye waremye, nijye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. 5 mwamanya nande twahwana, kandi mwashushanya nande twasa. Amen. Dusoreza muri Yesaya 57. Yesaya 57 hari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Noneho reka nsabe umubyeyi urimo hano, ndabizi ko barimo, abandi mwakwicara ntacyo twamaze gusoma ijambo ry'Imana. Ndashaka umubyeyi urimo hano ushobora kumfasha kuvuga ubutumwa. Ufite umwana mutoya amuheke, namara kumuheka ndabizi neza niba atagendanye umutaka ashaka umuntu w'umutiza, ndabizi ntago yabura ishakoshi nayo yegeze hafi, ndabizi yazanye umwana ntiyabura agashuka nakaba kabari hafi. Ibyo bintu byose mvuze azamfashe mu mwanya muto ngiye gukoresha mvuga ubutumwa Imana yampaye. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Rero mu nkundire dufashwe nk'abantu bafite umwanya mutoya. Ndashaka kuganiza ijambo rivuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni kuko Imana iguhetse. Haleluya. Ntabwo uzakorwa n'isoni kuko Imana iguhetse. Ndabona yaje. Yego, urakoze cyane. Haje benshi. Ndabona uyu ari we waje, reka uyu nguya dukoresha uyu nguyu. Nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana igusha wari ugize neza rwose. Urakoze cyane. Reka tumukomere amashyi tumushimire.
none uwo mutaka buretse buwufunze. Ndi gusoma aya magambo ntabwo ari ubwa mbere nyasomye, nta nubwo ari ubwa mbere nyigishijeho, ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana ni uko ishobora kuriguha muri buno buryo, ejo wajya ahandi ntiriguhe nka kumwe yari guhaye cyagiye. Kubera iki? Ntabwo iki imitima iri hano ikeneye, ntabwo iri iki ahandi ikeneye. Ndi gusomera ijambo natangaye, ijambo ryavuze ngo ni munyumve abo nahetse mukiri mu nda. Kumbi burya ababyeyi bari badutwite, ariko Imana iduhekeye mu nda y'ababyeyi. Kubera iki? Uzi impamvu yawe itavuyemo izabandi ntizivuke? Yavuze ngo ni munyumve abo nahetse mukiri mu nda. Iyo duhetse tukiri mu nda tuyizamura amaboko tuyishimire. Burya cyagihe yaraguye gutwite inda nuko yari guhetse uri mu nda. Ni munyumve abo nahetse mukiri mu nda. Kabiri, nkabaterura mukivuka. Kumbi twagize ngo ni ibiganza by'abaganga twakiriye. Kumbi Bibiliya yagaragaje ko tukivuka ni ibiganza by'Imana byagize gute? None mbere yuko igiye kuvuga ibyo izakora, ibanje kuvuga ibyo yakoze. Reka mbabwire, kugira ngo usabe umuntu ufasha nuko hari igihe uba warigeze ubumusaba akabuguha. Noneho iyo ugize ikibazo hari ahantu umutima utekereza, uhita wibuka ko hari umuntu wigeze agufasha ikibazo kandi ukibuka ko abifitiye ubushobozi. None mbere yuko ikubwira ibyo igiye gukora, ibanje kukubwira ibyo yakoze. Iravuze ngo yemwe ni munyumve abo nahetse mukiri mu nda. Kabiri, nkabaterura mukivuka. Gatatu, ndiwe imvi zizarinda z'uruyenzi. Ngize gute? Reka mbabwire, ubishaka utabyemera, ubyumva utabyumva, isi iracutse. Ubishaka utabyemera, umugabo aragucutsa ugacuka ukagira ngo ntiwigeze uhamagarwa ya mazina. Uwo mwavukanye aragucutsa ukagira ngo ni mwonsi ibere rimwe. Reka nkubwire ngo abantu baracutsa, n'uwakonyeje aragucutsa. Imana niyo yonyine. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Niyo yonyine ninde muntu mukuru uri hano ugifite ababyeyi? Nubwo yaba umwe ugifite ababyeyi b'umubiri. Mama pastor urabafite? Yego. Mama pastor, reka yenda tuvuge ko ubu nubwo warwara ukaremba, sibyo twifuje. Yenda umushumba ari nko mu butumwa bw'akazi, uba ababyeyi baza bakagushyira mu mugongo. Nukuri nibibaho. Cyakora cyo bamushyira ku rutugu bakamusindagiza, bakamugeza mu modoka, ariko ntibamushyira mu mugongo ngo bashyireho imetso. Ntibishoboka. Nuko bamwanze, ahubwo igihe harimo si cyo kugira gute? Mumbarize ngo we ntabagucukije. Hari igihe umugabo aguheka akakubebeza, kakomati ninde uvuze, ariko hari n'igihe kigera akagucutsa ukagira ngo ntago yigeze aguheka. Ariko munyumve rero, nje kubabwira Imana yabahetse mukiri mu nda ikabaterura mukivuka. Yambwiye ngo nze mbatangarize ngo ntimuzakorwa n'isoni kuko irabahetse. Hari ubyumvisha ngo atera haleluya. Isoni zo zari zihari ariko ntago zizadukora. Hashize ibyumweru bitatu nari ndi kubwiriza hano Nyarutarama, haza umugabo atanga ubuhamya. Ubuhamya yatanze ni ubwa mukuru w'umugore we. Uwo mukuru w'umugore we afite imyaka 55, afite uruhinja rw'ukwezi kumwe. Harya ko mbizi mwayize menshi, hamwe mwize bababwiye ko umugore acura afite ingahe? Nese mumva batarababeshye? Ni Imana igihinyuza ubwenge bw'abanyabwenge. Kuri 55 afite uruhinja rw'ukwezi kumwe. Ubwo urumva yarasamye afite ingahe? 54. Hari warimbye ngo ni Imana ireba mu nda y'ingumba, ikabona kandi ngo ivuga iherezo kandi ihagaze heke. Ubwire ngo ntago birarangira we kuko iguhetse. Ntabwo uzakorwa n'isoni, uri mu mugongo w'Imana. Egera hino rero dutangira ubutumwa. Ndashaka ko muza kunyumva ku rwego utaho uvuga ngo ntabwo bamfite, ndi mu mugongo w'Imana.
umubyeyi wese witegura kugendana umwana, reka mbabwize ukuri, uraza gusanga ishakoshi umubyeyi ufite umwana yagendanye si y'umuntu udafite umwana agendana, ziba zirutana. Nawe wibuke kamwe wazanye. Imwe mu mpamvu ituma umubyeyi atwara ishakoshi nini, ntabwo ibyo agiye gutwaramo ari inyungu ze, ibyo agiye gutwara hano byose ni inyungu z'uri mu mugongo. Kubera iki? Iyo adahetse ntabwo ayitwara. Reka mbabwire ijambo, muhumure, iduhetse ifite byose bizakenerwa mu rugendo. Unyumvisha tera, haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo muzakorwa n'isoni irabahetse. Yemwe abihetse we nimuhumure, ntabwo zizabakora. Ndashaka kuvuga ibintu bike biba biri muri ishakoshi. Kimwe mu biba muri ishakoshi haba harimo ibikoresho by'isuku. Haba harimo iki? Bizakora iki? Azakoresha asukura uwahetse, kuko arabizi ko uwahetse isaha n'isaha yakwiyanduza. Yitwaza ibikoresho by'isuku. Iduhetse ifite ibikoresho by'isuku, ariyo maraso. Irabizi ko abihetse bariyanduza. Yagendanye amaraso yayo niyo gikoresho cy'isuku atweza umunsi ku munsi. Iduhetse ifite ibikoresho by'isuku. Kabiri, hano habamo imyenda yo guhindurira umwana. Gatatu, hano habamo akantu ko kunywa cyangwa ko kurya, biterwa n'ubushobozi bw'uhetse. Muri no rusengero na zana niriya pendo yizane. Mvuze bike mu bintu biri muri ishakoshi. Yisubirane. Mu bintu atakwibagirwa, umutaka ubamo. Kubera iki? Arabizi ko isaha n'isaha ikirere kirahinduka. Uduhetse rero, uduhetse reka no kuhagera. Arabizi ko uhetse umuyaga ujyuza. Reka mbabwize ukuri, iri terano narisengeye utari bufashwe, ni bya bindi nguri bupfe nubwo wamuhana idarapfa. Mubwire ngo nudafashwa ntuze kurenganya ijambo, ikibazo kira. Imana yambwiye ngo ntabwo muzakorwa n'isoni 24 kubera ko irabahetse. Yewe abari bazi ko hari ubyakiriye ngo haguruka tere, haleluya. Ijambo ngo siko bizahora kuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Umubyeyi agomba kwitwaza agashuka kugira ngo aze guhangana n'umuyaga. Mu byo atibagirwa ni akavugirizo. Ndaza kubabwira kano kantu icyo gakora. Ariko twazamuye amaboko, abazi kwibahetse. Talasi enefotanto saladrais. Iyo ataduheka zari kudukora. Iyo ataduheka ziba zaradukoze umwaka washize, ariko zagiye kudukora zisanga turi mu mugongo. Atangiye urugendo rw'umubyeyi. Utagenda kandi urajya ugenda agace uko ngenda. Kandi reka mbabwire, umubyeyi wose ategura ibingana n'urugendo afite. Mu bintu atakwibagirwa, mitiwere ntigiburamo, kuko asiko n'utunini tugabanya umuriro. Rega narabahetse, ndabizi nubwo batigeze babinshimira, Imana ibeze, ariko narabahetse. Atangiye urugendo rero. Iyo ikirere gihindutse, ntago umwana abwira umubyeyi ngo mama ikirere kirahindutse. Umubyeyi ni umenya ko ikirere gihindutse. Bana we, ntago umwana ari umenya iby'ikirere. De la so, iby'ikirere bimenywa n'umubyeyi. Yihutira. Mwebwe uyu mwana uri mu mugongo azi biri kuba. Ibyo guhinduka kw'ikirere biramureba. Bireba nde? Umva ukuntu ahita bigenza rero.
ntabwo iyi imvura iguye umubyeyi yiyerekezaho. Umubyeyi arwana no kwerekeza ku mwana. Reka mbahe buno buhanuzi. Uyu mwaka ntuzagira ubwoba ryo guhinduka kw'ikirere. Uguhetse afite umutaka, uguhetse afite umutaka, uguhetse afite umutaka, kandi impamvu yo kuwugendana ni wowe. Uwizeye ko atazanyagirwa kubera umuhetse afite umutaka natere haleluya. Kandi iyi imvura ihise ntabwo ajugunya umutaka, arongera akawuzinga, akagira gute? Kucyawubitse nuko azi ko n'ubundi cyakongera kigahinduka. Iyo adutwikiriye 23 umutaka ntago yawutaye uracyahari. Yavuze ngo abona ahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, ndiwe imvi zizarinda ziburuye zigize gute? Mbibutse ko urugendo rugikomeje. Iyo bibaye yatangiye kurira. Iyo bibaye ngombwa ko umuyaguza, iyo umuyaguje bene da, uyu muyaga ninde umukingiye? Mwigeze mubona ndikingira umuyaga? Muri make kugenda na kano kantu si inyungu zanjye, ni inyungu z'uwongize gute. Reka mbabaze ikibazo. Uyu mwana uri mu mugongo ntwikiri ntamukweretse wamenya uko asa? Mubwire ngo Imana yarabaduhishe niyo mpamvu batubuze. Urugo rwawe Imana yaruhisha abarozi. Burya ariko mana baba barakwisha, ariko Imana yarabaguhishe. Bakubuza uhari, baragushatse bakubura hari kubera ko Imana yari gutwikiriye. Nta wabona umwana uhetse utagize gutya. Mubwire ngo niyo yabaguhishe baba barakurangije. Ese hari uwibutse ko yabaguhishe ngo atere haleluya? Aratwimanye uwo Yesu icuri ibihumbi n'ibihumbi, sibanga kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. None uhagarara aho ngaho, ubundi wari wagiye he? Uhagarara aho ngaho, urakoze cyane. Tuzamura amaboko abo yahishe abadayimoni bamubone, kugira ngo twihute tutaza gutinda. Iyo umubyeyi ari kugenda umwana akarira, reka bavuge ikintu kimwe. Hari igihe uretse gucuranga ndirimbe, hari igihe umwana arira icyambere arizwa n'umwanda cyangwa se arizwa n'inzara. Noneho hari igihe umwana arira ukabona aharirira saho kumuhera ibere, ukabona nta security hafite. Reka narahetse ndabizi, ukabona nta security hafite, uhita ukuramo akavugirizo rero. Kandi iyo ukuyemo akavugirizo umwana rero bituma wongera intambwe kugira ngo ushake aho umuhera ibere. Kandi ukavuza hari amagambo uvuga mwana icecekere ndabikubita, ubwiye arize wongera intambwe kandi uba urimo gushakisha. Reka mbabwire, hari igihe tuzi imbere y'Imana amarira y'ibibazo atumereye nabi. Imana yakureba ikabona aho ushaka inzu barenda kuhasenya. Noneho wagera mu rusengero umuhanuzi akaza ati ndi Uwiteka nguhaye tashi. Ako ni akavugiriza Imana ikoresha. Kandi yikuvugishije wumva utuje. Uko utuza niko Imana irushaho gushaka aho izaguha ya nzu. Kandi mwumve, iyo umubyeyi ageze ahantu hafite security arabanza akicara agakura umwana mu mugongo. Uzi ko adahita mwonsa, ahubwo arabanza akareba ese ararizwa n'umwanda cyangwa n'inzara. Iyo asanze ari umwanda arabanza akamuhindurira, yamara kumuhindurira akamwambika ibindi, yarangiza amenya niba hakenewe imfashabere cyangwa niba ari ukonka. Biterwa n'urugendo akoze uko rungana. Mubwire ngo humura, uguhetse niwe uzi bizakenerwa muri uyu mwaka.
kugira ngo mureke ajye kwicara. Munyumve rero, hari igihe umwana ajishuka akaza nutsutse, nushaka agenda urebe ukuntu mwitaho. Reka tumukomere amashyi mu izina rya Yesu. Kandi nawe Imana izaguheka uyu mwaka wose n'abawe bose mu izina rya Yesu Kristo. Iyo bibaye ngombwa rero, hari ukuntu umwana arira akigira nayo mu mugongo, hano bigasa n'ibijishuka. Hari uburyo umubyeyi yunamamo akoroshya hano, ubundi agasimbiza. Iyo amaze gusimbiza arongera agakomeza hano. Mumpera ikiganza umubwire ngo wari watsutse, ariko Imana igusimbize mu izina rya Yesu. Wari watsutse kubera amadene, Imana nigusimbize. Wari watsutse kubera ubukoda, Imana nigusimbize. Wari watsutse kubera ubushomeri, Imana nigusimbize. Wari watsutse kubera ugo, Imana nigusimbize. Abakeneye gusimbizwa n'Imana dutere haleluya. Amen. Mubwire ngo humura ntuzakorwa n'isoni, Imana iraguhetse. Kandi by'ubuhanuzi, uku kwezi kwa kabiri kutarashira, hari abantu bagiye guharaga hano bashima Imana ko yabashimbisha. Kandi ntabwo Imana igiye kudusimbirisha amagambo, Imana igiye kudusimbirisha ibikorwa. Wari wajya mu rusengero banasenga ukumva ntuzi ibyo bari kuvuga kubera ikibazo ufite, wajya kubona ukabona ka message k'ibihumbi 50, umvuriya ameze nk'uyakiriye kandi arabyumvishe gusa. None ndebera aramutsa yakiriye uwo nukuri pe, uwo bateraga hareruya ntazikirize kubera abonye message, agahita aza ati muyobo mpereza ntere 7 kubera iki. Imana igusimbize mu izina rya Yesu. Wari watsutse kubera ikibazo, Yobu yigeze atsuka aravuga ngo nigira imbere sinyibona, nasubira inyuma nkayibura, iburyo n'ibumoso iranyihisha kugira ngo ntayibona. Icuma aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavaho meze nk'izahabu. Abantu bigira icyo yitumye, ninde wayihuza ngo kandi cy'umutima wayo ukunze ni arango nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uyu mwaka igusimbize, kuno kwezi gusimbize, ukwa gatatu izagusimbize. Erega Imana ntizemere kucuka ngo ugere hasi, nutsuka izagusimbize. Sindi buze gutanga ubuhamya umwanya afite ntubinyemerere, ariko iyo tuvuga siyo twumvanya abandi. Yohana aravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyo intoki zacu zakozeho. Nabwiye abantu ngo uyu si umwaka wo kuvuga iyo batubwiye, uyu ni umwaka wo kuvuga iyo twabonye. Abo tuziranye mu buzima bwanjye kandi nasanze nta buyobe burimo, ntimuzumva mvuga Imana itanga imodoka. Uzi impamvu ntayivuga? None se hari irama? Njyewe Imana nzi nitanga perimi kuko niyo yampaye. Namwe abafite imodoka mujye muvuga Imana itanga imodoka. Izayimpe irebe ko ntayivuga. None se nibitarayima ngiye kuvuga ngo Imana ndayizi se? Ngiye nzi Imana itanga perimi niyo yampaye. Ubu Imana itanga inzu ndayizi, ntayo nzi mama pase, nzi Imana yishira ubukodo umuntu atagira akazi, iyo niyo nzi. Noneho namwe abafite amazu mujye muvuga Imana itanga inzu. Ntabwo Imana ikeneye kuyitwerera ibyo itakoze, yivuge bingana nuko yize. Yivuge abo yambise bavuge ko ari Imana yambika. Uri umusore cyangwa uri umugabo, va Yohana. Ubu nubwo baguha kubwiriza wakwikarakaza ukavuga Imana ikora ubukwe, urayizi uretse kumva ko bayivuga ntayazi. Ariko nayikubwira utanayumva nkashiraho inkoni kubera iki?
hari ubwapfuye kuwa mbere mfite urukiko kuwa kane saa 8 baranyerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima imbuza kuwa mbere saa 8 mvuye kwishyura imyenda tuzambara irambwira ngo uriyasuye muzabana. Baranyerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima kuwa mbere saa 8 urukiko ari kuwa kane saa 8 irambwira ngo siwe. Hari ubwo yakoze mfite igihumbi kuri popirere cy'amanyarwanda mba muri chambrette itagira n'intebe. Iyo duhura ukambwira ngo nimuke nari guhita nimukiraho bimbwire ko ntacyo nari kujya kwinimura mu rugo. Ubu hano harimo abatipe wabwira ati twimuka ati tugende ntacyo njya gukura mu rugo icy'agaciro kiri mu nzu ni ngewe. Ikora ubukwe ndayizi. Natangiye ubukwe nzi ko umukobwa bazamunkopa tukabana tukandikirana nkajya mbaha make make twarabanye mbaha. Ariko irakora cyangwa ntabwo ikora? Twataye haleluya! Imana irakora. Efeso haravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo ziri. Mubwire udafite ubwoba mubwire ngo Imana iravuze ngo ntabwo uzakorwa n'isoni kuko iguhetse. Abantu baraguhetse bageraho barakurambirwa. Abantu baraduhetse bageraho baraturambirwa we. None bamwe baraducukije ariko hashimwe yaduhetse tukiri mu nda ikaduterura tukivuka. Iravuze ngo nubwo abandi badutayo ntabwo izatureka. Imvi zizarinda ziburuyenzi kandi nimukomere iduhetse ifite byose bizakenerwa mu rugendo. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Abo yagose tuzabura amaboko duhima abakiyazamura bikemera. Abakiyazamura bikemera dutere haleluya. Haleluya. Chimwa ntago namwikopesheje yampaye inkwano. Simbabwiye uburyo yayimpaye wendaza umutwe kurugire kambyihorera ibyo ngibyo. Umunsi nyibona naraje umutwe kurugi ntabajura b'i Kigali ndabazi wabona bantera ijoro. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba. Ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Hari abantu zigeze zihobera ngo batere hano y'abayishimire yo kabyara. Zamamaza insinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntatenanirwa arakomeye. Tutare haleluya. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Mubwiye ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Nubona atabyumva ubibwira umutima wawe. Nubwo hari ibizi ko bizazigukoza ntabwo zizagukora. Ntabwo zizagukora. Kubera impamvu iki uduhetse. Aratureberera. Babyeyi reka mbabaze mwese abahetse n'abari guheka. Uburebure bw'urugendo bireba uri mu mugongo. Ububi bw'inzira bireba uri mu mugongo.
kuba ahantu haterera bireba uri mu mugongo. oya abenaga Ntimwibaze iby'uyu mwaka uduhetse. Kandi mu nyumvi umubyeyi aheka atazi ibiri imbere, ariko iduhetse izi nibizaba mu mwaka utaha. Ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe. Nsezeranye nawe isezerano ko tutazagureka, Yesu turakwemera. Abayemera batara haleluya. Amen. Dufite impamvu zituma tuyemera. ego Iyandeze ndi imfubyi mfite imyaka 7. nagize umugisha wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze agiye gupfa. Bamutemaguye arimo avirirana. Ku mwuka we wa nyuma aramfata njyana mu baturanyi, arababwira ngo ndabinginze ngiye ndumva ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha, ndabasabye nimukomeza kubaho muzamenyera umwana. Yijishura igitenge yari yiziritse mu nda kubera inzara, arakibahereza ababwira ngo ndabinginze muzamudodeshezemo agashati nakambara ajya nyibuka. Arampindukirira arandeba mbona araturitse ararize, arambwira ngo mwana wanjye nubwo ngiye ariko ngusize mu maboko y'Imana. Yarabibonye kwa yiwananiwe, amaboko y'abana ajyananirwa, ayabatubyaye ajyananirwa. Yibuka ko n'ayabaturanyi yazananirwa, ariko yibuka ko haratananirwa. None sha ayo yansizemo niyangize umugabo. Ntabwo nari nzi ko nzitwa papa w'abana, ayo mahirwe sinayabonaga. Mpera uwo muntu ikiganza umubwire ngo Imana niyo yonyine wabura mu buzima ukagira icyubo. Imana niyo yonyine wabura mu buzima ukagira icyuho. Hari igihe umugabo agutakagira ngo ubuzima burarangiye. Umuntu nakure kuri Imana ikigufasha uzamureka agende. Imana ikigufasha ikuremera andi maboko. Hari igihe umukoresha kwirukana akagira ngo urapfa, mbere yuko agukoresha se ntiwarubayeho. Mubwire ngo ntuzemere gutakaza Imana, niyo yonyine wabura ukagira icyuho. Hari igihe ndeba abana Imana yampaye n'umukobwa nkibuka Joni wari mayibobo 2008. Mba muri Eto Kicukiro, ndara muri toilette kuri Ruwanje Gikondo, ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi 2008. Ninjya kawunga yo mu mufuka harugo ku cyapa cya Mitsingi. Ntagira aho kuba, ntabona icyerekezo cy'ejo. Muri ibyo bihe data wacu arambwira ngo uwagushyira mu ishuri ukiga hari icyo wavamo, kandi abimbwira ntabana n'ubumuga. N'ababana n'ubumuga sabo gutabwa, umuntu agihumeka Imana yamukoresha, umuntu agihumeka Imana ibikimufiteho umugambi. Arandi baravuga ngo n'uwagushyira mu ishuri hari icyo wavamo. Ntacyo nari kuvuga, igihe nari ndimo n'icyanyemerega kumusubiza. Hari ibihe umuntu ageramo umuntu wese akagufataho ijambo kandi ntusubize nubwo wowe ufite icyo gusubiza. Mu bihe ntibavuga baraceceka, ujye uceceka mu bihe uzavuga mu gihe.
ntabwo intambara zose bazirwana, hari zirangizwa n'igihe. Umuntu nagusuzugura uzamutega igihe gitanga igisubizo gikwiye. Wambwiye gutyo haca iminsi haca imyaka. Reka mbabwire ngo mu myandikire iyi interuro itararangira bashyiramo icyo bita gasobanura iki. Iyi interuro irangiye babigenza gute? Mu mpera ikaze ngo ntakagira ushyira akadomo ku buzima bwawe, bajye bashyira hakitse ibiri inyuma ntabyo bazi. Uzi ko n'uwakubyaye atashyira akadomo ku buzima bwawe? Ugashyiraho n'umwe ni Kristo wenyine. Siko bizahura kuba mutegereza. Ibyo bihe mbinyuramo amateka menshi ntavuga. Umwaka washize Imana ingirira neza njya kuvuga ubutumwa ahantu bantegera indege ndagenda sha aho nanyuze na mbaraje y'icyatsi kibisi. Zimwe zabagaho kalendari zari zanditseho Mariboro. Niyo ninjira nyuma umujyi wa Kigali. Ndwaye imyate se murayizi? Abatayizi mubaze Google. Numvishe ngo ibintu byose babaza Google. Ndwaye imyate, ndwaye inda, ambaraje y'icyatsi kibisi, ninjira umujyi wa Kigali nje gushaka ngo witwa Fidele, twari twariganye primaire. Sinari nzi ahantu atuye. Burya umuntu atunga ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze. Ibitekerezo by'Ikarongi byarambwiraga ngo wowe tega nugera hitwa Nyabugogo, umuntu wese muhura umubwire ngo ndangira kwa Fidele, arahita kurangira kwa Fidele. Mu mafu ya ni munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Tuzamura amaboko tumushimire. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Sinshaka ko turenza ya yindi isigaye nayibonye. Erega ndaza uko nashikiye igitarama ngahatinda, reka tubireke. Mva igitarama ndaza. Uretse gucuranga ndaza ngeze Nyabugogo, ibitekerezo biracyari bya bindi umuntu wese duhura mubaze Fidele. Ngeze Nyabugogo ndebye uko abantu bangana, ndebye uko imodoka zingana, ibitekerezo birambaza ngo ubwo urabaza nde Fidele muri bano bantu? Wari wibaza ukanisubiza ukagenda ubara ibintu bitava mu. Niyo mpamvu ubona abantu bagenda babara gutya ngo abafite imibare mu banye myinshi. Umugabo umwe ngo yigeze aturuka Kicukiro centre ngo ageze Rwanda isi muri bisi ngo ashaka bakinywera aho ngaho. Kumbi imibare numbaze niba ari igikoma yavuga, ubwo yari avuye mu rugo byamucanze yibaje ataske bashaka bakinywera aho ngaho. Rero hari ukuntu bibana umuntu byinshi akibaza kanisubiza. Iyo byanze gukwiramo rero abisohora hanze. Ibitekerezo birambaza ngo urabaza nde Fidele, kandi koko numva ntawe. Uzi icyo nakoze? Nahise nshaka igisubizo cyako kanya. Bari bagihamagara izijya Kimironko, izijya Remera, izijya Kacyiru. Nari ntarakizwa ngo mvuge ngo ni umwuka. Numva umutima umbwiye kugira Remera, mba ntezijya Remera. Abaza aho gare yahoze y'Iremera ndagenda mvamo, ntangira kwibaza aho ndi buze kurara. Ntabwo kurara hanze byari binteye ubwoba. Naharaye amajoro arenze amwe, ndi kunyagirwa, ndi no guhigwa. Kuhara ntabwo byari binteye ubwoba rero. Ntangira kwibaza aho ndi buze kurara. Murabona zino feruje kurangira ikanuka tujya Kabeza, murahabona? Bigeze nka 11:15 ndi kugenda nibaza aho ndi buze kurara. 11:15 ngiye kubona mbona mpuye na Fidele. Arambaza ngo kuri hano, ni we narinje kureba.
Mbese we kuri hano? Ati nge nari mfitanye n'umuntu gahunda saa 9 namubuze nari ntaye. Uyu munsi nibwo nicara nkava ni kweri Imana yarebye isaga Fideli nje gushaka ntari Kimirongo, ibona ntari Kacyo, ibona ari Remera, ihita inyohereza Remera. Ugisohoka hano Imana ikunyuze mu nzira wahuriramo n'igitangaza cyawe. Ubyakiriye natara, haleluya! Ugisohoka hano niba wari kunyura Nyamirambo ukabusana n'umugisha wawe, ikunyuzaho umugisha wawe. Wowe ntiwamenya aho umugisha wawe, ariko Imana izaho wahurira n'umwe. Imana ikunyuze mu nzira ihuramo n'umugisha wawe. Yabwiye Aburahamu ngo va muri uriya bakadaya ujya mu gihugu nzakwereka. Mubwira ngo Imana iguhuza n'umuntu ufite umugisha wawe. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Abantu yabereye ibyiringiro bazambura amaboko bashimira Imana. Watubereye ibyiringiro. Turekera aho tutamara ya minota. Nibwo twagiye kugasaraba nyine. Nuko aho yaratuye nari nzi ko Kigali babaho neza, nsanga inzu babamo ni ibibazo. Nese mubayeho gute? Ati hano dukora akazi k'ubuyede. Yo kandi nibyo nari impunzi Karongi. Ati hari n'abantu tujya tubagarira ibishyimbo bakaduha umuceri. Nsanga nta yindi shuwa nyine no kubyinjiramo. Ntangira kujya nshaka akazi ko mu rugo, nkagenda nimugoroba unahora n'umuntu nta hantu mwandangira akazi. Umunsi umwe barakandangira ngeze yatuzi guteka ntikereka ikitabaho. Iyo umuntu ashaka akazi ntacyo. Umunsi wa mbere bati uteka ifiriti y'igitoki, barakinsigira, ndeke kuvuga uko nagitetse. Ubwo uransetse we ntuzi byakubayeho ukiza. Hari umudamu dusengana ngo akigera i Kigali bwa mbere yaje imvura yaguye, inkweto zajemo ibyondo. Noneho ngo arebye ukuntu zirimo ibyondo, arebye na kaburimbo ati ndayanduza. Akuramo inkweto yambuka kaburimbo zitwaye mu ntoki, ageze hakurya. Waze ngo we waje gute? Yenda harimo abavukiye i Kigali ariko namwe mufite kera hanyu. Reka ndeke kubabwira uko nagitetse rero, biranga akazi karananira, njya kuragira inka Kabuga muri Rugende naharagiye inka. Ubuzima ni burebure, ntabwo nari mbizi ko nzaba uwondi w'uyu munsi. Hamwe nanyuze na mbaraje y'icyatsi kibisi n'imyaka n'imyotso igitondo kimwe, manyura ngiye kuri aeroport, ngiye kurira indege, ngiye mwivu. Ayiwe! Hamwe nanyuze meze nabi, ariko ahantu wanyuze umeze nabi Imana ihakunyuze umeze neza. Ahantu wasebaye Imana ihaguhera icyubahiro. Hari ubyumvishe ngo atere haleluya. Hamwe bahakuvugira Imana ihakuremera igitangaza. Shanda hanyura we, ngiye mwivuga butumwa we. Ndagenda nyine. Imana iguha umugisha. Imana iri gukorere mu izina rya Yesu. Ndagenda. Ngezeyo nsanga indege nyine baratubwira ati murate twagomba kugenda saa 7 kubera n'igihunga. Saa 5 nari nicayeyo. Aho kugira ngo insigaze sinayitegereza. Ubu nari kuba mari kimuruko. Mujya mumbabarire. Iryo joro ntago mama pase narasinziraga nkashiduka yansize. Nkabwira madamu ndebera nisanga ati biracyari saa 5 z'ijoro. Ubwo yansinze nawe bizakubaho isaha igeze atabata abajya hangaha ndege yanyu yaje yo kabisa. Azana cya kibisi tujyamo turagenda turi ariko ndavana ariko wite kuvura umwaka nuko. Nageze aho nari ngiye nsanga hari protege y'imodoka. Navase zose ndiziki ati murayigendamo, izindi imbere izindi inyuma. Kandi ngewe ngira amashuri ntajya mvuga kubw'impamvu z'akazi ariko narize. Mubwire ngo ntunkangisha yawe nanjye ndifite yanjye ariko hari igihe umuntu adukangisha ngo avuye in Iraq twebwe suzi tuvuye he.
Erega hari amashuri twiza atazwe ariko twarize. Mubwire ngo ntunkangisha yawe nanjye narize. Ubwo ntunkangisha ngo uvuye Butare ngiye suzi mvuye he? Ngiye kubona mbona tugeze kuri hoteli, ati dore hoteli muzabamo. Nasanze bafite icyumweru cyo kwihiriza, mbabwira ko ngiye ntazihiriza. Erega nayakoreye inaha, nari njyanywe n'ibintu bitatu. Kwari ukubwiriza, kwari ukurya no kuruhuka. Najyanye imyenda yivuga butumwa njyana niyo kuri beach. Ariko iminsi twabayeho nabi dukomeze. Ntago kubaho neza ari by'abantu batazi Imana, n'abantu bazi Imana ni ubuzima bwacu. Ejo nahuye n'umuntu arambwira ngo John ngurumva uziko nsigaranye ibiri ndashoje. Oya hamogera ngo John ngo gabanya ibiro ngura byibushe. Ni tuza umutima mbere yo kwibaza ku biro by'umuntu, ujye ubanza umenye impamvu yabyibushye. Mama pase mbe nibingibi byica iperereza ry'abazimu. Hari ahantu uretse abantu tuziranye, abatanzi ntimwagira ngo iyangire muri ziriya ziparitse hanze kubera izino mpamvu. Niba ngibi ntabwo icyo ngendera ari ukugusetsa, ndagira ngo nkwereke ko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu Imana itageza umuntu. Nta gahunda mfite yo kujya kuri regime, ntayo mfite. Hari igihe nabayeho narabibuze, ngiye waje Kigali ntazi niba nzahaga umuceri. Naje Kigali mfite ibikomere biraba ariho nsoreze bibiri. Icya mbere cyari icy'ubupfubyi, icya kabiri cyari icy'umuceri. Nkora akandi kazi nakoze Nyarutarama muri restaurant mu kabuga ka Nyarutarama. Nahembwaga 3,000 muri restaurant. Yari umukecuru w'umudivantiste. Ndabwa nifite ibikomere bibiri, ati bihe mwana wanjye. Ni cyambere ni cy'ubupfubyi. Ati cyo ngiki Imana izagikiza. Ati cya kabiri ndabana iyo ndebye ubona nzahaga umuceri. Undebye ubona erega twawuryaga rimwe mu mwaka tukawurya kuri Noheli cya kubunani, nabwo ntituwuhage. Arambwira ati cyo sinzagisengera, icyo nzakivura ntuzakivura gute. Ahita ahamagara umukozi wo mu gikoni. Nanjye amamagara izina ry'icyo igihe cyose kigira izina ryacyo. Ubu ntiwarenye taribu yagutwara. Jureka izina ryazanywe n'igihe rizahindurwa n'ikindi gihe. Aya mufite azahindurwa n'ikindi gihe, mwebwe nimutuzi igihe kizahindura. Dawidi ari mu ishyamba yitwaga umushumba, avuye mu ishyamba yitwa umwami. Mubwira ngo uyu mwaka Imana izaguhindurira igihe gihindura izina. Ahita amubwira ngo ntanze itegeko, ujye uteka umuceri imbere y'ibindi, usha abakiriya bataraza. Kabiri avuga izina ryanjye, ntimukajye mumwarurira, mujye mumureka yirarurire. Mita numva mhaza umuceri ntarawurya, mita mvuga ni kubera ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, ni kubera ijambo ryiza umbwiye. Nanjye reka ngusezeranye nta sosi yawe nzahombye, nzajya nkurya wonyine. Nese hari igikomere cy'isose nari ifite, mutaza kumbona muri Made Rwanda mukagira ngo mubwire ngo nawe ufite kera ha uretse ko utajya uhavuga. None ubu mu bintu byanani umuceri wangeza ndawuzira, nawe uri igihe kirekire nkurya nubwo wawuteka ari icyatsi. Mubwire ngo ntuzakorwa n'isoni. Yesaya havuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara. Ikimwaro cyari gihari ariko ntabwo uzamwara. Mumbere ikigaza mvuga ngo hombara ntabwo uzakorwa n'isoni kuko Imana iraguhetse. Ubuse mbabwira iki koko? Mbabwira umwana wanjye se wavukiye amezi 8 akavukana umwenge ku mutima, Imana ikawufunga, akavukana impyiko bagasinya kuyikuramo, habura ukwezi ngo bayikuremo bagasanga yarakize. Ubuse nkubwira iki? Bavuga ko atazabaho none ari muri materineri ya mbere, afite ubwenge. Imana mubwire ngo ntizizagukora, kandi nshoreje ahanga mubwire ngo ntago zizagukora.
ntago uzima nuko uri mu mugongo w'utajya ukoza isoni. Soreze kuri iki ngiki kandi mu nkundire mwuka byaramwe nkora kino numvisha uko umwuka w'Imana yanyoboye, kandi ntibize kuba gahato, bize kumva ko wizeye icyo Imana ivuganye nawe. Bo yenda umushumba ntahari, ariko namwe imyaka mu muhagaze imbere, imyaka mu mwicaye imbere, mpamya ko kitabananira kandi abaza mu baririmbyi. Zana niyo mikoro kuyisigaza nikikunanira, uri umuririmbyi mo hariya bahite baguhagarika. Mariya yasamye ryari? Ntibuzi nawe uvuga. Ntago kizwe. Umuntu uri hafi ubishinzwe ahita amenya icyo gukora. Mariya yasamye ryari? Ntago kizwe. Ntago kizwe? Ni marayika bimubwiye. Ni marayika bimumenyesheje. Yabimumenyesheje? Yego. Bigenda gute? Mwumva icyo ngiye kuvuga rero. Umunsi marayika ajya kwa Mariya yaramubwiye ngo uzasama inda. Bakozi hari umunsi marayika wundi yagarutse. Suriya munsi yaje. Umva rero, umunsi marayika aza akavuga ngo uzasama inda, ugutwi kwarabyumvishe, igitangaza kirema muri we. Noneho yamezi yabaye yo kugaragaza Imana ikivuga ibiremye igitangaza, haba hasigaye ahubwo ko icyo yaremye kijya habona. Ikikubwira umugisha yawuremye, ayoyoyoyo rwa rugo ruhari, rwa rugo yararumye, wa mugabo ahubwo hasigaye ko Imana imugaragaza aho ari, ariko nta gitangaza Imana izarema, yarabiremye birari, ahubwo hasigaye ko ibishyira ahagaragara. Mubwire ngo uyu mwaka uba wo gushyira ahagaragara bya bindi yakubwiye. None se abari basoreza hano harimo abantu Imana yabwiye ko izaha inzu murimo, nanjye ndimo. None izazibahaye ko inzu zose zifite ibyangombwa, ubutaka bwose burabaruye, ariko yabwiye kuro ngo nzakenyuruza abami njyewe Uwiteka nzakenyuruza abami. Muri make ibyo izaduha birahari, ahubwo hari abantu babyicayemo, ahubwo Imana igira abo yimura kugira ayayayaya. Sha mureke nsenge. Tugiye gutanga ituro ribwira Imana ngo Mana, iri ni irishimangira yuko tutazakorwa n'isoni, kandi ntuze gushira muri logique niwumva utabyumva byihore, ntabwo ari agahato. Oya ubwira Imana ngo ngushimiye yuko ntazakorwa n'isoni kubera ko ndi mu mugongo wawe. Batuzanira igisekere asoreze kuraka, ndahita nakira mama pasteur adusabira umugisha w'Imana. Kandi mwakoze kuduha ikaze, ongera umubwiye ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ayiwe. Ujya ureba filime? Ntabwo kuri filime ari abiterwa n'izo ureba. None kankubaza, ari umwanditsi wa filime n'uwakinnye filime, mvuga ibintu bakizanye gipfundura, ari umwanditsi wa filime n'uwakinnye muri iyo filime, uza ama episode cyangwa se uzi ibice, nta wemereye gukopeza undi mu ishuri. Noneho mu rusengero biba n'icyaha. N'uwayanditse cyangwa n'uwayikinnye? N'uwayanditse. Urakoze cyane, mukomera amashashubije neza. Mwumva icyo nari ngende rero. Ubuzima bwanjye nawe bufite ama episode, bufite ibice bubugize, kandi uzi ibice bigize ubuzima bwanjye nubwo adahari, ntabwo ari uwangiriye kugise. Uzi ibice bigize ubuzima bwanjye n'uwanditse filime y'ubuzima bwanjye, ari we Yesu. Mwumve rero, hari ukuntu hasohoka igice kimwe mu bice bigize filime y'ubuzima bwanjye, none abatazi ibisigaye inyuma bakagira ngo icyo gice nicyo finali, kuko batazi ibisigaye inyuma
bakagira ngo iyo reka mbibutse ariko ndafashijwe reka mbibutse. Hamani yari azi ko finali y'ubuzima bwa Moridekayi ari ku irembo. Yari yasongora igiti agira ngo niyo finali, yandika inzandiko agira ngo niyo finali. Kumba arimo arandika hari uwanditse mbere yiwe ngo asindurwa mu gitondo no kuza kurangiza filime y'ubuzima bwa Moridekayi. Kumba wayanditse yashyizemo n'igice cyo kuzatambagiza umurwa, ariko kubera ko kitarajya hanze meri uwo muntu ikiganza umubwira ngo finali ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo finali ari iyo ngiyo iri hanze. Mubwire ngo hari ayandi ma episode agiye gusohoka, kandi uyu mwaka hari ayandi ma episode azasohoka. Zaburi yavuze ngo ahari kurira ariko bwaca mu gitondo. None murumva episode yarayeho ari iramukiyeho. Mubwire ngo ugiye gutungurana muri episode yindi. Tambuka utanga ituro ry'ishimwe. Ubyumva ubwira Imana ngo reka iri turo ni iry'ishimwe yuko utazankoza isoni, untabariye hagati. Niba gahato mu bacamanza hari umugabo umwe ngo wasuwe na marayika, arabatereka nzana ituro rishimangira ibyo uvuze. Iri turo no kubwira ngo buno buhanuzi ari sivuti ndabwakiriye. Iri ni rishimangira ko Imana ivuganye ko utazakorwa n'isoni, kandi ntubikore by'umuhango, ubikorwa Imana. Ibikoze isoni rega birahari. Satani yateguye kuzamwara, ariko abwira Imana ngo ndagushimiye muri gahunda yawe ntabwo nzakorwa n'isoni kubera ko ndi mu mugongo wa iguhetse. Kandi ubye ndabizi ko zizaza yawuza ariko ntago zizagukora. Satani azemera ko ziza ariko ntago zizinjira. Erega uzanyura mu mazi ntazagutembana, uzaca muro ntabwo uzasha. Yemwe nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira n'urukundo, aranyomora aranyesa, yishuye imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo, aranyomora aranyesa, yishuye imyenda yanjye yose. Umuntu wese ufite telefone nayifate mu ntoki, kuko Imana irambwiye ngo hari umugisha ugiye kunyura kuri iyo telefone mu buryo butungura. Etarasi wotatafosa sola trace edal foladra de la sola. Hari bagiye kwakira email zo hanze. Imana ingiye ko hari ibintu bya adola zala wibene tota safota ndola de la zala wibene tota kitafo sansola dra silela la. Hari ibintu byari bimaze igihe bicinze, Imana imbwiye ko bikinguye. Mbonye umuryango munini ukinguye, ndabwirwa ngo ibintu byari bimaze igihe bicinze, Imana irabikinguye. Muhereza ikiganza mubwire kwinjira. Ugiye kwinjira ahantu wari warabuze uko winjira. Hano harimo abantu bagiye guhamagarwa mu kazi, harimo abantu bagiye guhamagarwa muri ambasade, hano harimo abantu tarasi yewe mugiye uyu mwaka mugiye gushingira. Mbonye adoza kote pasi tala professor price. Tuzamura amaboko. De los alawis de los alafos. Mbonye umuntu azamura ibendera kandi ryihuta. Amen. Reka mbabwire ngo iyo igihugu kiri mu ntambara ntabwo ibendera rizamurwa. Amen. Iyo igihugu kiri mu ntambara ibendera rigira gute? Iramanurwa. Beneda, iyi ntambara irangiye bigenda gute? Irazamuka. Numvise ijwi rimbwira ngo hano harimo abantu Uwiteka arangirije intambara ibendera rigiye kuzamurwa. Hano harimo abantu bagiye kuzamurirwa ibendera ry'ubutsinzi. Atalawazo tasekoti tasifuta.
ubutumwa mwana munkundire mama pase tambukana tugiye gutera hore eshatu ahita asenga tuzamura amaboko.